uko biri kose Yesu araryoshye kandi ni umwizerwa. Ikaze mu ndirimbo y'umunsi. Mwene data ndakubwira ngo jya umenya yuko icyo ufite hari abandi batagifite, kandi ujye umenya yuko nawe icyo udafite ko hari abandi bagifite. Bityo bijya bituma ushimira Imana ku icyo ufite, kuko hari abantu bahora bifuza ibyo ufite bakabisengera ariko bikanga. Jya uhereza agaciro icyo Imana yaguhaye, ugira umutima unyuzwe uyishime. Shimira Imana yaguhaye umwuka uhumeka, ntugahore wivovota. Ubundi si imishinga uri gupanga uzayipanga udafite umwuka. Banza ushimire Imana ko ufite umwuka wo guhumeka. Umugabo Dawidi naramukunze, we yakuruye neza agaciro k'umwuka ahumeka. Arangije aravuga ngo abapfuye ntibashima Uwiteka, ngo cyangwa abamanuka bajya ahacecekerwa, ngo ariko twebweho duhumeka tuzajya duhimbaza Uwiteka, ngo uhereye none ukageza iteka ryose. Asoza avuga ngo haleluya. Ndakubwira ngo shimira Imana. Umwuka uhumeka ni igiciro cy'ubuzima bw'ejo hazaza, kubera kuko byagenda kose iyo ugifite umwuka uhumeka, amahirwe yawe yose aba agihari, kuko nta muntu ukora ubukwe adahumeka, nta muntu ushyingirwa adahumeka. Mbisubiyemo, nta muntu ukora imishinga adahumeka. Uwo mwuka ufite, bwira Imana ngo ushimwe ko utatugize umuhigo w'abanzi bacu. Yesu aguhe umugisha. Amen. Imvura nyinshi, kuzuba ryinshi, Yesu ni mwiza n'umwizerwa. Mu mataba menshi, mu misozi miremire, Yesu ni mwiza n'umwizerwa. Uko biri kose